Sheri wanje ngo bimeze bite ndagusohokanye rero umunsi nizere ko uri buze koga muri piscine sibyo mbabarire sha nkeneye kukubona uri koga nkareba ukuntu ebana bogamo ukuntu boga mu mazi y'inyanja sibyo ushaka kubireba sibyo Sheri oya gayi baze kwe Sheri wanje mbega ibintu byawe bibi tubanze duhabane ikaze kaduhabane ikaze rero guys nizere ko mumeze neza ubu twari dusohokeye hano kuri iyi hoteli ahantu turi buze koga twamara koga tukajya muri sauna twamara kujya muri sauna tukahita tujya mu gitanda tukajya tujya kurya neza ntabwo turarya twoge tumwe turyame Bireka kubeshya abantu none se urashaka iki turyama ngaho uretse ubwo urajya ntabwo turyama turahagarara gusa cyangwa twicare urajya mu cyawe nanjye njye mu cyanjye ngese bwo si ukuryama nyine nize ko cyari bihakanye ariko hari uburyo ubwiramo abantu nyine turaryama nyine buri wese mu cyawe nanjye mu cyanjye sibyo se none se kuba utabanje kubisobanura mbere yuko ubivuga oya ibyo biraga ari byo gusobanura nyine ugomba kubibabwira none bibaze bageze ngo tugiye mu gitanda kimwe byaba bitwaye iki se ubundi ntacyo bitwaye biteye isoni yego kumana oya rata ntabwo turi bujyemo oya kirazira ntabwo ibyo bintu ibyo ni ibintu ntabwo ari ibikristo si ibyacu twe turi abakristo sibyo twebwe turabikora ariko mwabitwemereye mwebwe sibyo Imana izabanza ibyemere nabo babyemere kuko nabo bagomba kubyemera nimubyemera muzatubwire ubwo batabyemeye twe ntabwo twabyemera uyu ndi kuvuga Imana yabyemeye bo ntibabyemerera bakikomereza ariko Imana nibyemera nabo bakabyemera bizaba akarusho bizaba byiza kurusha kuko bazajya badusura badutemberere guys ndumva tubategurire ibyo kurya byose nagari nko kwizimba mu magambo nagira ngo mbabwire ko ubu ngubu tugiye kujya kuri piscine tugiye koga mube muhari urumva muze kundebera ukuntu yoga mumbabare mundebere niba azi koga umuntu araza kutubwira umuntu uzi koga ari njye nawe ninde uraba azi koga sibyo muratubwira abanyarwanda nta kintu navuga usibye kuvuga ngo turakomeje reka twinjiremo mukomeze wowe kana subscribe ugumeho gusa urebe ibikurikira hello guys nizere ko mumeze neza nkaba nasohokanye na Sheri wanje my honey my sweet mutima my everything tapesi wagiye kugira isoni Sheri reba imyenda wazanye koga ubu koko iyi myenda cyangwa ugiye guhindura nawe reba iyo wazanye wowe ngenda hindura njye ntago mpindura ndaguma muri oya nawe ibaze we mbega Sheri wanje we koko iyi niyo myenda isuzana kuri piscine koko twarateguje abantu ko party 2 tugomba kuza kuri piscine ibintu ari fresh bya hatari koko mana yanjye mbega ako urabizi ko ngiye nkuremo se ngo reka ntabwo bishoboka ariko tujya muri sauna basi ahantu bisaba gukuramo imyenda naho najya kubera ntabwo ushaka ko nkureba urandeba iki ubu ntabwo ndashaka kureba wallahi ubu ntabwo uri kumbona oya ndashaka kureba outfit nikundi bavuga figa kumeze byose sibyo Sheri wanje mbega wowe mbega yo alhamdulillah bas naki ashante ibyo nari n'akabizu oya neza kasi nk'akabizu gutya wapi ntago ariko okay nimba ariko twongere reba wowe ushaka gutuma imbere y'abanyarwanda ngaragara nabi ariko abanyarwanda mumbare mujye muri commentaire mumbwire uyu mukobwa ntago yambaye neza nyine nambaye neza oya kubera izo mpamvu byihorere tuzaza undi munsi ejo tuzaza ariko tudukaraba sibyo oya njye ntabwo nose mba navuye mu rugo ntoze aya mazi urabona nasa neza aya ni amazi y'inyanja yayandi aba mu munyu abamo isukari
abamo buri kimwe cyose. Urumva rero aya mazi ntabwo ari handi nuza yaririmbye. Nose ntabwo ngiye isukari nayishyiriramo. Iyo noga. Ntabwo wayishyiriramo. None uri kubona nsa nabi se? Urasa neza. Uragira ngo dushwane? Urasa neza sheri. Utongera kumbwira ngo nkuremo twabe. Ntabwo nongera bazi. Ariko disi hano hantu ni heza. Wahabonye? Si wakunze? Saa tuhaza kenshi? Cyane. Saa tuhaza kenshi, Imana izadufashe idukubite amafaranga ya danse duhora twisohokera duhore tunezerewe. Ibintu ari umunyenga, ibintu ari biswi, ibintu ari shikarete, byose nyine. Ariko no mu rugo wasohokera. Kandi koko urambwe ngo ariho dusohokera. Oya narakubwiye. Wari wambwiye ngo dusohokere mu rugo. Narakubwiye ngo twapanze gusohoka kuri Bonane. Nakubwiye ngo tuzabyihore gusohoka. Twizire dusohokere mu rugo. Dusohokere mu rugo. Ibyo se biba bihagije. Erege turi kumwe sageza ngo ibintu byose bari sawa. Rero dore nariko ariko Yesu. Twagira ngo nibwo yabonye. Oya cyane ni twiza pe. Nukuri ngiye manezerewe. Ntago ari twiza ahubwo turi ku muntu mwiza. Ibyo bintu wajye bivuga. Ashante. Guys, mumeze neza ndabasuhuje. Hema susuza skutabasuje ibana. Umva abantu biyo ngiyo za Amerika, Canada, Norvège, ahandi France, Australia, ndabasuhuje. Turabasuhuje n'abandi bose bari muri Afrika n'abari mu Rwanda. Mwumve ko tubakunda cyane, urukundo rumwe rwa danje. Tubakunda nkuko twikunda. Haleluya. Tubakunda nkuko twikunda. Bakunda nkuko wikunda. Yosha mbakunda nkuko nikunda. Ese bakunda nkuko wikunda? Nyine njyewe ni njyewe. Ariko wowe ntabwo mbizi. Tuba twumukaya tuteranura tuzi. Nabana. Kamwe bubiri. Mbega abana tuzabyara. Uzikari benshi, uzikari batanu. Umwe. Karaba uri kureba. Reba umwe, babiri, batatu, bane, biri seriye kandi. Bane nibo maze kubona. Ndabaza mu bana. Hari n'abandi bari hari. Hari abandi nyine utari kubona. Ndaza kubabona nawe. Urababona he? Ndababona twasohokeye mu rugo. Ibyo ntago ari ibyo. Ntago ari ibyo. Oya mu murasheri wanje. Ubundi ku mubiri wanjye mfite nk'abana 10. Ariko intimba ibyo bavuga ari ibyo. Ibaze bari abana bose umuntu bibaye ngombwa ko babyara. Umunsi ari ikibazo reka tuzababyara. Abana ni umugisha. Ngabana ni umugisha. Ariko urabizi ko ngewe abana benshi si beza. Ubabyara ufite icyo kubahereza. Noneho ubu twege turakibuze muri makeya. Ntago ibyo nshatse kuvuga. Uri kunyumva nabi. No. Niba uvuze ko ubabyara ari uko ufite icyo kubareresha. Twebwe tugomba kugira cyangwa se dufite ibyo kubareresha byarera abana 100 uzababyara. Oya. Abana 100 uzababyara. Oya wapi. Ndonetse. Nta mwanya. Oya we byashoboka. Cyokora abana 20 wababyara. Neza ubwo reka nkubaze naba ndi kubyarira iki? Nyine tuvuge buri mwaka ubyara abana 20 wababyara. Ku myaka ufite? Nge ndi kubaranye mu buryo bwo ku myaka ufite. Ariko uri kumbarira imyaka mfite? Nyine ndi kuvuga tuvuge wenda ufite imyaka wenda twe kwiga tunayishyira hanze sibyo? Imyaka ufite nyine nge ndayizi sibyo? Buri mwaka ubyara wajya kujya ku myaka 45 umaze kubyara abana 25 barenga. Umuru. Yesa. Ariko urasetsa. Buri mwaka buri mwaka. Ukuntu ari bibi. Oya rero urugero ndi kuguhereza nyine ngewe. Nuko bitanashoboka. Bigeze umva so n'umuntu ubyara abana barenze 12 ahubwo. Nta uba. Ahubwo si ubwo nge nabyara abana barenze 2 bigakunda. Mu izina rya Yesu. Ubwo si Imana igutegetse kubabyara se wakanga. Imana nayo irabizi ko ntabishobora. Tutabishobora gute? Kubera ububabare. Kari ububabare bw'umunota umwe ariko. Si ububabare bw'umunota. Watinya ububabare bw'umunota umwe ukanga kubyibura ariko sheri wanjye mbega.
mbega wowe abana ni umugisha sheri kuri wowe kuri twese nyine no ku isi no ku gihugu nyine birumvikana abana ni umugisha ariko nyine ubabyara ufite ubushobozi bwinshi. Ubushobozi rero ubwo bwo burahari, icyo cyo si ikibazo, ahubwo wowe ubushobozi niwo utabufite bwo kwihanganira uburibwe. Njye nta bushobozi mfite bwo kwihanganira uburibwe. Oya, ubushobozi urabufite bwo kubarera, ahubwo bwo kwihanganira uburibwe bwa buri mwaka nibwo wenda utashobora. Ako nyumvira nk'ibintu ubunyifuriza ngo uburibwe bwa buri mwaka. Nyine tuvuge nyine urugero ndi kuguha. Urugero ruye se wavuze ko uri seri. Ndi seri. Inyuma ya kamera uri seri. Wabyara abana 12 wowe wabashobora. Ndakubwiza. Nyine wabashobora. Nabashobozi iki? Nyine njye kuvuga ntabwo nyine wabarera gute? Kubarera byo nta kibazo. Nyine ufite icyo kubareresha wababwira. Gikihorera. Cyo nta kirahari nta kibazo. Imana iravuga ngo nutamenya ubwenge nzakureka. Rero niyo mpamvu muri iyi si tuba tugomba kumenya ubwenge. Imana nayo tugashyiramo udupira. Nagabyo nshatse kuvuga. Niko kumenya ubwenge buri cyane ugushaka kurusha Imana ubwenge. Hari ibyo nkubwiye. Hari udupira mvuze. Rero iyo nyine uba ugomba urugero nkanjye wenda nsaba Imana nasababwe Imana umwana umwe. Urumva uje ntuvugane nari bireka nongereho umwe. Ongereho wabuze abyaza baruwawe ndabaruwawe bari shobora byose. Urumva rero Imana nyine izashigikira ibyifuzo byanjye sibyo nyine izananyitaho inamfashe ariko kuvuga ngo abana ngo 1 2 3 4 5 nzi ko wacu twabayeho nzi uburyo twabayeho sinshobora. Nibyo bituma utashakanye n'abana benshi ako ntacyo tubyihanganire ibyaye byarabaye kandi Imana niyo nkuru ibindi byose ni ubusa sibyo sheri. Iki Imana izatugenera nicyo tuzakora. Nyine twebwe tugomba kuyisaba nayo ikabiha umugisha. Nawe mpamvu yo kuvuga ngo iyo uvuze ngo iki Imana ngo izakugenera nyine ubwo uragenda ubwo uzi ko nawe waba utaniye nka mama wanjye. Oya ibyo cut bishyire ku ruhande ibyo ntabwo ibyo byagiye ku ruhande. Oya nyine reka mbikubwire. Oya byagiye ku ruhande. Mbabarira mbikubwire. Nabirenze mama wanjye narabizi. Oya nta mutima mubi. Oya ubwo nta mutima mubi ntaribwa. Nta mutima mubi. Uzi yuko Okay, reka mbivane kuri mama wanjye. Naho waba utaniye nk'abavuga ngo bazabyara Imana ibarerere. Imana ibarerere. Ngeyeho ntandukanye nabo cyane ko icyo kubareresha kirahari. Mfite imbaraga n'amaboko yo gukora none batunga bakabaho neza cyane banezerewe. Twe twakuze n'abaruka iwacu n'amaboko bafite. Ibyo waba ugiye gutuma nsubiza mu buryo butari bwiza bikanceceka aho ngaho. Sibyo se nyine ubwo watuma nyine ngenda bikubaza abantu bose bagira nyine none se ubu iyo page tuyifeho ntabwo nabona icyo nsubiza. Ushobora kuba ufite nyine umuhate nyine wo kuzakora cyane abana bawe bakabaho neza. Ntabwo ari kuzakora natangiye gukora n'ubundi gukora kandi Imana imumugisha ibintu bikagenda neza. Urumva noneho turi kumwe Imana iduhana umugisha bikagenda neza. Ndakubwiza ukuri ikintu cyo gukena hagati yanjye nawe ntabwo kizigera kibaho. Imana ibishimye. Twarateguye. Habaye agateguye. Imana ibigimye. Imana ahubwo ibihumugisha bisakare. Hanyuma nabizatugenera kubyara tuzababyara. Sibyo abanyarwanda. Oya wivuga ngo bizatugenera ni handi wakisanga babyaye abana 10. Mana we. Urumva? Wowe vuga ati Mana. Kandi ukuntu ukunda abana n'ukuntu buri kuvuga. Abana ndabakunda. Sibyo? Kubakunda byo ndabakunda. Ariko nyine byaba byiza kubera ko mbakunda byaba byiza tubyaye. Nyina bazabaho neza. None se kubyara abana benshi nibabeho neza ibyo bintu byagushimisha. Ntago byanshimiye. Niyo wabyara nanjye ntabwo twabyara abana bose tuzabyara bagomba kubaho neza bakiga ahantu heza. Ibyo uri kuvuga nibyo basuzongera kandi kamwe konyine babe 3 basi dufungira aho ngaho amaferi ubundi twiryohereze ku isi twisazanire basi nibyo ngibyo.
niko bimeze. Imana nibishakiza. Imana ibyeze niko bavuga ngo haleluya. Imana ibyeze kandi bitunganye. Haleluya bavuga gute? Amina. Bibe gutyo. Nkuko tubipanze nkuko Imana igomba kudufasha. Imana igomba kudufasha. Izaduha ariko abana babiri. Nta kindi dukubita no gatatu nyine w'inyongezo ntabwo tuzamwanga. Sibyo? Bayigajya kugira inama. Cyageri waje cyokora urarenze. Gute? Urarenze urarengeranye urenze abami bo mwisi. Nuvuga ngo uri umwamikazi urumva mwisi no mwijuru. Nawe uri umwami mwisi no mwijuru. Amina tapesi. Uri kuvuga ibintu binzesa gute? Uri gukira gita? No. Oya have ntigwira. Ibaze wahita amano. Ntabwo nongera gukora reba. Ntabwo nongera gukora. Guys, ibi bintu ntabwo ari byo. Umurasheri. Ntabwo ari byo pe. Shyira mu ntoki gutya. Shyira mu ntoki gute? Gutya. Intoki zawe. Dushyira hano? Gutya. Ashante. Ushatse kuvuga iki? Nyuma ndi kuvuga ati umeze neza. Umeze neza. Yes. Kaka ngo kabizo basi. Babara ni ku ntoki. Babarira. Ibyo bintu dukunda kubipfa ndabikunda. Akabizwe ku ntoki konyine. Rero manzi remo ari. Umva uyu niwe mwamikazi wanjye abandi bose ni ubusa. Ntihazagiye n'umuntu wipanga akazi mbimubwira hakiri kare urumva. Ubwo kwipanga akazi ni ukuvuga iki? Kwipanga akazi nyine hari abantu baza sikonge bajya banirita. Ibaze iri giti gawaru bakagitereta. Siba bisekeje. Ako umuntu yagutese biba ari sawa. Ete ndakeka kuri phone yanjye urebe birantita jewe. Ngo hai bimeze gute? Jiu. Ntabwo mukunda kuvuga. Oya ariko ibyo ntabirenze. Nyatari. Nese umuntu udatera twabaho? Nabo wawo. Ntabwo abaho. Ni ubwo nawe bajya gutereta. Oya impamvu kubita abo bantu. Impamvu baba gutereta no kuba babahaye umwanya. Umwanya wohe? Nyine wahaye umwanya wo kuvugana. Uyu kandi navugisha nyine babandika muri WhatsApp nyine mu message. Nyine wabahaye time. Kuki babona umwanya wo kubyandika? Oya nta time. Jewe uzambwe nanjye nkwereka muri telefone yanjye. Nta muntu ushaka kumbwira ngo kirazira. Ngo haye ngibiki. Bibabwirira hano babimenye. Babwira ati narafashwe byararangiye. Abandi mwese mwihangane bibabwira. Wabibabwire. Kandi mbivuze. Je nabivuze. Babyumvise. Oya bivuge. Ngeze mvuge gute njyewe no mu buzima busanzwe nta muntu ujya unyandikira nta muntu ukumenyera nyine iyo byanditse ari bya focusinzeho arabizi ko nawe mushira boro to block umugiye nyine mu buzima busanzwe nyine ntago nta mikino man nta mikino urumva kirazira nibyo rero ibyo n'ubundi ntago mbigira mbe ni byiza sheri ari impamvu wowe bakwandikira no kubusubiza nta mwanya nshobora no kubaha baba we tujya no kuri TikTok nibwo narebyeho mbona banyandikiye mu mezi nk'atanu ashize ngo hayi sinzi niba ari ni nka batatu gutyo ni nka batatu gutyo sheri reka noneho twimuke tujye hariya hejuru sibyo reka tujye hariya hejuru kugira ngo abanyarwanda mwumve ko tubakunda namusohokanye kuri pisine nk'uko twabibasezeranije sheri wanjye ndamukunda cyane yo my god kandi ariko mwana wagiye umbabarira ko je t'aime beaucoup Ashante je t'aime beaucoup Ashante okay guys turabakunda mwumve ko tubakunda cyane tugiye kwicara hano hejuru gatoya ubundi tubasusurutse nimugire ikibazo tuko pamoya reka dusenga amatambika ugenda katono
wanze gukaraba Woza wanze koga amazi y'inyanja koko sikuna amazi y'inyanja ari fresh